twongeye kubasuhuza nanone abakurikiye Staro Technology kano kanya. N'ubundi rero muri kumwe nanjye HR Robert, abangiye kubagezaho uburyo ushobora kuzimya ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone utiriwe uyikoraho, ndetse ushobora no kwizimya utayegereye. Icyo tubasaba rero n'ubundi nta kindi ni ugukora subscribe, mugakora share, mukabisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye tugiye dukenera mu buzima bwa buri munsi bijyanye n'ikoranabuhanga. Nta kindi rero usabwa uretse kuba ufite iyo telefone ndetse ukinstalamo application yitwa Remote Turn Off. Aka kanya rero tugiye kwifashisha Remote Turn Off mu kuzimya telefone utayegereye. Remote Turn Off ni porogaramu cyangwa se application isoma message uhawe nyuma igahita ikora icyo twita power of command, ari ryo twavuga ko ari ibwiriza ryo kuzimya mu rurimi rw'ikinyarwanda niba hari ubutumwa butangizwa n'ijambo ryakiriwe mbere. Icyo bisaba, iyo telefone igomba kuba iri rooted cyangwa se irutinze. Dore uko bikorwa. Icya mbere uzakora, ufungura porogaramu ariyo Remote Power Off. Numara kuyifungura, ikintu cya kabiri uzashyiramo icyo bita NOR nka kode isanzweho. Icya gatatu, shyiramo ijambo iryo ari ryo ryose ushaka ko uzajya ukoresha mu kuzimya igikoresho cyawe. Numara kurishyiramo, ikintu cya kane uzohereza ubutumwa cyangwa se SMS utangije rya jambo washyizemo haruguru kuri cyiciro cya gatatu kuri cya gikoresho cyawe ushaka kuzimya. Ibyo nubirangiza, ikintu cya gatanu uzakora, uzasabwa gutanga super user access kuri iyo app. Aho uzatanga uruhushya ruhoraho rwa super user, ariryo twita permanent super user permission, ku nshuro ya mbere gusa. Ibi nubikora ukohereza kuri ya telefone ubwo butumwa, telefone izahita izima. Icyitonderwa, buri nyuguti wanditse irabarwa cyangwa se irakoreshwa. Turasoza rero tubashimira cyane mwese mwadukurikiye, tubibutsa gukanda subscribe kuri no channel yacu ariyo Staro Technology, ndetse mukanasangiza abandi kugira ngo twese hamwe tubashe gusobanukirwa byinshi tugiye dukenera mu ikoranabuhanga. Mwari muri kumwe nanjye HR Robert, naho ubutaha.